cyane aracyananiwe no mwijura byumva abakoze akazi gakomeye kandi tuganira ari no kwitegura kujya muri decrassage kujya gufasha abakinnyi koresha imyitozo yo kunamura imitsi. Rayon Sport ikintu cya mbere yakoze ikina na Jamus namaje cyari ikihe cyatumye mutsinda. Hari nyingo arambwe ati narakumvishe kuri radio ukomeza kuvuga ko turi beza mu buryo bwa tactique atari ko hari ikintu nari ntarakwigisha ngende umunyeshuri waharingiye na Kirasa nibo barimo bangiye ubu babaye barimo bangiye nibo bari oya ni barabizi n'abarimu bangiye Kirasa mwarabyumvikanye ntabwo nari nzi ko naharingiye Kirasa na haringingo n'abarimu bangiye n'abarimu bangiye n'abantu banyigisha yego amwe ati hari ijambo ntari narakwigishije ryitwa strategy buriya tactique no guhagarara strategy nizo zizamo kudefinisa role za buri muntu. Turahagarara twaka umupira cyangwa turahagarara gutya dufite umupira ariko se turakina gute kugira ngo tugere ku cyo dushaka. Inshingano za Mudere Akbar ni izihe, Izaka Bange ni izihe, Izati Sokojo ni izihe mu gihe dufite umupira, mu gihe se bwo tutafite inshingano za buri umwe ni izihe. Noneho yavuze ati twari twabanje gukorana rivize video kuri Jamus, tubona Jamus ni clip yirekura cyane iyo ifite umupira. Ifite umupira igira icyo bita rest defense y'abakinnyi batatu, isigara na ba center back babiri na nimero 6 nibo basigara inyuma gusa. Yarangiza ikagira ball carrier umuntu uri kuzamukana umupira iyarenze ikibuga cy'ikipe bari gukina. Jamus ishobora kukwatakisha abakinnyi byibura muri box yawe hagati ya 5 na 6. Nango 7 na 11 baza mu rugo rw'amahina bigahita bituma 2 na 3 babo bazamuka rero bahinduka bawinga ubwo bagasanga nimero 9 na 10 mu rugo rw'amahina nimero 8 ni ubu ufite umupira ari uri kubazanira hanyuma wibuke ko nimero 6 asigaranye na 4 na 5 inyuma. Aravuga ati niba ari ikintu cya mbere yakoraga nabi muri analyse video twakoze ni ikintu kijyanye no guhagarara ifite icyo bita balance kugira ngo ese uko twatatse nuko turi kudefanda biri equilibre ku munzani. Urumva niba ishoye abakinnyi benshi mu gusatira iyo yizera ko abakinnyi baba bafite icyo bita maîtrise ya baro bizera ko umutoza buri approach yose ufashe nuko hari imbaraga ubuzi. Jamus yizera ko izi gukina no kugumana umupira, abakinnyi bacu bazi umupira bazi kugumana barawinjiza mu rubuga rw'amahina rwawe byanze bikunze. Kandi niba bari kuza ari benshi mu kibuga cyawe nawe abawe benshi barasubira inyuma kudefanda. Hari nyingo abwiye ikintu kimwe yavuze ati Mudere Akbar Jingale mwe mukina 6 n'8 ni muhagarara neza mukarekipera neza hanyuma tukagera ama quick transition tucyaka umupira tugahita tujya ku igori arigita igori yego hajya narimbizi ko tuza kubatsinda. Reba ibitego bibiri ifite tugiye ku mashusho ni bya transition yego. Igitego cya mbere ni pressing muri median ya Mudere Akbar kubari kuri YouTube barabibona. Nuhango reyo yari bizi ko niba tegerereza hagati cyo twita block media yego kwa kundi benshi bi projects bagiye imbere nibasha kubaka umupira hagati mu kibuga irabasha kusohora ifite ama espace hanyuma ibasha kubatsinda. Ku gitego cya kabiri nabwo ni pressing yakozwe na Jingara baka umupira awutanga kwa Jigwiba agenda cenga kugeza umupira awugejeje hafi y'urugo rw'amahina. Urabibona ko nundi urabona ko imigongo y'abakinnyi ba Jamus bagarukaga baza mwizamu bari bane. Wenda Didi yatwereka shusho stop wenda ko bari kuri YouTube abari kuri FM ndabasobanurira ariko abari kuri YouTube bari kubireba. Reba ikipe ifite umupira yitwa Rayon Sport. Abakinnyi ba Rayon basotse bari mu kibuga cya Jamus ni bane gusa. Abakinnyi ba Jamus abahagaze inyuma ya baro ubyumve neza nukango abari kureba baro apana bari mu mugongo w'umukinnyi wari ufite umupira n'abakinnyi urebeye ni babiri kuko abandi bari kugaruka baza mu izamu abari kureba aho bari kuza ni babiri. Icyo nicyo twita rest defense. Aba babiri bari kureba umupira
mudere Jiggy bari kuzana ni babiri. Aba bandi nibo bibona bari kwiruka basubira mu izamu kujya kudefanda ariko baturutse mu izamu rya Rayon Sport. Abasigaye donc bari imbere ya garde bari kubona action kuri ni babiri gusa. Iyo niyo bita rest defense. Hari ingabo yarogatire mukirekepera quickly mu izamu mwiruka. Rugaju aho ngaho uratikinze ushikomereze avuga ati Rugaju tutuntu wagiye kwiga Nyanza nituzima oya nibyo hari uburyo usesengura nanjye nkumva rwose nanjye nkahita mera nkawe uri imbere hari ingingo na kirasa nanjye nkumva ndi umwarimu ndi umunyeshuri wawe rwose ndabona hano muri comment 16 baravuga bati komerezaho so ariko karya screenshot ndaza ko gakene rero ikintu cyitwa strategy nicyo kivuga ngo uko duhagarara bimaze iki nicyo bisobanuye kuvuga ngo twakoze bloke hagati bimaze iki birafashe niyo utandukana na tactique yego tactique nuko twahagaze turabizi ko ari beza mu kugumana umupira birasaba ko dukora bloke hagati n'inyuma ariko se tuhagaze bigamije kunganira regani amayera arimo bigomba kubyara naya ngo football strategy is the comprehensive long-term plan that guides a team's identity equipe wabyumvise objective iryo jambo intego tujyanye muri uwo mukino n'uguhagarara bigamije resource planning and overall playing model na playing model na resource rega n'abantu uri buze gukenera niye model turi bushyire mu kibuga kuri iyi match tugiye gukina hari ingingo rero yarabizi ko niba mbashije kuzajya ndekipera ngahita nkora quick transition ndabamenasa kubera ko baba ari bakeye inyuma yego none namubajije ikindi tange se ibi bitego byawe byisubiramo kuri cya kintu ugeze kwibaza kuri ganisho ko datera cross zigaterwa na kabange yego kuki kabange ari ukina agahindura imipira tukabona ganisho atabikora arambwa ati muri cya kindi we wakoresha igifaransa cyane we mu cyongereza wita rest defense nanenga jamusi kwisiga abakinnyi bakeye inyuma nanjye iryo kosa akaba ryo nakora no way arambwa ati ngiye ukuntu nkina ni guki nsigarana aba center back babiri yego ngasigarana ganijuru bakaba batatu ngasigarana muderi cyangwa jingale iyo umwagiye undi arasigara ngesigaza bane yego hanyuma aho umupira ufite ball carrier uri butange ya baro kabanga ari butere porteur de ballon porteur du ballon ubwo uwo nguwo ufite umupira reka tuvuge wenda niba ari wenda muderi uzamukanye ubwo jingale yasubiye agiye kutanga kuri couloir ho kwa kabange n'uyu mupeti wiwanye Erita tujyana wa Kimisagara niyo mfite babiri bari ku ruhande akwazwe butare niyo mfite babiri bari ku ruhande hano wiboye byararaye ibyo bya Kimisagara naho bizi umva munatirarije kuvuka ahantu ahandi akaba ariho bakugize uriwe iwanyu naho bakugize uri ni n'umunyabutare dukomeze so kwizigira mfite abakinnyi bane nasizinye yego uvuga ko nsigaranye batanu